se wari uzi impamvu abantu bakomeza kugufata nk'umuntu utubahiriza igihe? Njye gusobanurira impamvu nkubwire n'uko wabigenza niba baragufashe gutyo kugira ngo noneho uhinduke umuntu w'intangarugero wubahiriza igihe. Duherutse kujya gutegereza umugabo umwe twagombaga kujyana mu kazi mu ntara, twagombaga guhaguruka iwe saa moya zuzuye. Tugezeyo saa moya dusanga ntaritegura, akiri muri dushe rwose ataranavaho no muri dushe. Urabyumva nawe twarakererewe yatwiciye gahunda. Aho aziye rero mugenzi we aramubwira, ni umushoferi wari udutwaye, aramubwira ati ariko uzi ko witegura nk'abagore? Urabyumva nawe ukuntu bafata abagore. Icya mbere ni imyumvire. Umugore bakomeje kumufata nk'umuntu udashoboye, nk'umuntu witinya, nk'umuntu mbese umuntu kubera imyumvire, kubera amateka y'umugore, ukuntu mu Rwanda amateka y'umugore yari ameze, ukuntu umugore yari akandamijwe, bakomeje kumufata gutyo, bakomeje iyo myumvire yuko mbese nta kintu ashoboye, ko yitinya, ko azenuka mu mikorere ye yose, mbese bamufata gutyo. Niyo myumvire ikiriho. Urumva ko hakiri intambwe ndende yo gusobanurira abantu ko umugore nawe ashoboye, ko umugore agomba bakora nk'ibyo abagore, yaba umugore yaba umugabo ashobora kwica gahunda. Ibyo byose ni intambwe tugitera yo gushaka kumvikanisha. Turabizi ko umugore ashoboye, ariko iyo myumvire yo ntabwo irava mu bantu ko umugore yazenuka, umugore atihuta mu byo akora, umugore mbese umugore ikintu cyose bakivuga ku mugore kitagenze neza, usanga bagitangaho urugero ku mugore. Umugore rero ugomba gufata iya mbere mu kwitinyuka, mu kugaragaza ko ushoboye, mu kugaragaza ko utagomba gutangaho ingero nk'izo ngizo, ko ahubwo wowe uzinduka wubahiriza gahunda, ibintu byose mbese ukagaragaza ubushobozi, ukagaragaza ubudasa muri wowe, kugira ngo abantu ya myumvire ibiyavemo. Cyane ko nabonye ko hari n'abagore babwira bagenzi babo batari gushaka ko witegura nk'umugore, ukabwira umuntu w'umugabo tuzi ko witegura nk'umugore. Ibyo byose mbese ugomba kubyivanamo, ukamenya ko ushoboye, ukamenya ko niba utubahiriza gahunda, hari n'umugabo utubahiriza gahunda. Niba hari umugabo utubahiriza gahunda, hari n'umugore utubahiriza gahunda. Bose ni bamwe rero, nta muntu wubahiriza igihe kurusha undi, nta muntu wubahiriza igihe kurusha abandi, bose ni bamwe. Izo mvugo rero zo gushyiraho ngo umeze nk'umugore cyangwa se ugenda nk'umugore cyangwa se gutya, cyangwa se ngo utegereze umugore wagira ngo arava mu nzu, ibyo byose biterwa n'impamvu ngiye kubabwira. Icya mbere, kugira ngo wice gahunda cyangwa se wice gahunda zawe cyangwa se wice gahunda z'abandi, ni ukutubahiriza, ni ukutamenya gupanga ibikorwa byawe. Nubwo wapanze, nabigishije gupanga ibikorwa byanyu by'icyumweru, ariko nubwo warapanze ibikorwa byawe by'icyumweru, ugomba gutereramo akajisho ku bikorwa byawe uzakora ejo, umunsi w'ejo. Ukareba nimugoroba rwose mbere yo kuryama, ugatereramo akajisho. Nigeze kubibabwira nawe kureba video y'ukuntu mwakora agenda yanyu y'icyumweru, uze kwiteraho ijisho urebe nugera mu rugo mbere yo kuryama, uterere akajisho kuri ya agenda yawe y'icyumweru, urebe ibikorwa uzakorera mu munsi w'ejo, umenye se ibi bikorwa nzabikorana nande, nzabikorera hehe, ese bizansaba kuzinduka, bizansaba kujya gutega bisi, bizansaba mbese kugira gute. Umenye niba uzabikorana n'umuntu, wibuke kujya kumwibutse, telefone zaraje nyine uramuhamagara, cyangwa se mwari muri kumwe kare wamwibukije, wenda wongera umwibutse, mwohereze message umubwire uti igikorwa cy'ejo. Niba hari ibikoresho agomba kuzana, wibuke uzane bya bikoresho, cyangwa se niba nawe hari ibikoresho ugomba gutegura, umenye ngo urabitegura. Kandi ibi byose biba mu kazi kose, kaba mu kazi k'ubuhinzi, mu kazi k'ubwubatsi, mu kazi mbese muri domene zose ugomba gutegura ibikorwa byawe. Ikindi, icya kabiri ni ukumenya gutegura ibikoresho byawe. Ibikoresho byawe, hari ibikoresho ukoresha mu buhinzi, hari ibikoresho ukoresha mu kazi runaka, mu kazi uzakora, hari ibintu byose ugomba gutegura, hari imyenda yawe ugomba gutegura y'icyumweru cyose. N'ikintu cyatinjije cyane uwo mugabo, yamaze kuva muri dushe arazisanga noneho nta n'umwenda afite wo kwambara. Umugore we agomba kuwutera kugira ngo awambare agende. Ibi bintu biba ku bantu benshi cyane, benshi abagore abagabo, usanga badategura imyenda yabo y'icyumweru cyose. Rero iyo wateguye imyenda yawe y'icyumweru cyose, nubwo watinze muri dushe, ariko uraza noneho ntufate n'ikindi gihe cyo kujya gutera ipasi kugira ngo wambare imyenda ugende. Iyo imyenda yawe itunganyije, nubwo watinze muri dushe cyangwa se watinze kubyuka, ugira vuba vuba mu koga, ubundi ukagira vuba vuba mu kwitunganya, imyenda yawe ihari iteguye, ugahita uyambara ukagenda.
ariko uyu mugabo we yasanze n'imyenda rwose idatunganye. Urumva iyo ni uwundi mwanya wo kujya gutunganya imyenda, kandi na mbere ubwabyo yari yakererewe, usanga rero bifashe umwanya munini. Twamutegereje igihe kinini cyane, twahagurutse 9:30. urumva iyo minota yose yaturiye, iminota yose yadukerereje. Twagomba kugera aho dukorera akazi mu ntara 2:30, twahageze 3:00. urumva ibintu byose byacu uko twari twabipanze yarabizambije. Ugomba rero kumenya gupanga ibikorwa byawe, kumenya gupanga ibikoresho, gutegura ibikoresho uzakoresha icyumweru cyose, cyangwa se uzakoresha niba utashoboye kubipanga icyumweru cyose ukarara ubipanze. Niba ari imyenda, niba udashaka gutunganya imyenda yawe y'icyumweru cyose, ariko ubu nibyo byiza, iyo utunganyije imyenda y'icyumweru cyose binagufasha guhitamo umwenda uri bwambare, kuko hari igihe ubyuka mu gitondo utazi rwose n'umwenda uri bwambare, cyangwa se ukabyuka mu gitondo bakaguhamagara mu gitondo, ugomba kwitabira inama runaka, ugomba kujya kureba inama runaka, ugomba kugira gutya na gutya, ugasanga noneho n'umwenda ugomba kujyana muri ya nama, umwenda mwiza ugomba kujyana mu kuyobora inama, umwenda ugomba kujyana aha n'aha ntabwo utunganye. Ugomba rero gutegura imyenda yawe ukurikije mbese n'akazi kawe uko kameze. Nakubwiye ko ibyo byose ubipanga muri domene zose z'akazi, haba mu kazi akariko kose uba ugomba kwitegura kare. Noneho ikindi cya gatatu, kuryama kare. Kuryama kare ukaza kuzinduka. Kuryama kare no kuzinduka birajyana. Kimwe nuko nubwo utaryamye kare wamenyereye isaha yo kubyuka kare, iyo saha igeze urakanguka. Ngenda umuhamya wo kubivuga, kuko ngewe nihaye isaha yo kubyuka, niyo natinze kuryama ya saha igeze ndakanguka, kuko mu mutwe wanjye byamaze kwifatamo ko isaha runaka ngomba kukanguka nkabyuka. Kandi nanone isaha yo kuryama nabwo iyo bigeze ndabyumva, kuko ntangira guhunyiza. Iyo nagiye guhunyiza nyine mba nzi ko ya saha yo kuryama yageze. Aho kugira ngo rero ushyiremo ararume yo kuvuga ngo kubyuka, basi shyiramo na ararume yo kuryama, kugira ngo ikwibutse. Numara kubimenyera gutangira kuryama isaha n'iyi, uzabimenyera ujye uryamira ya saha nigera utararyama, umutwe wawe, ubwonko bwawe buzabikwibutsa, kuko uzatangira guhunyiza, utangire mbese wumve ko ugomba kujya kuryama. Ugomba rero ibyo bintu gukora 3 kubyubahiriza. Gutegura ibikorwa byawe by'icyumweru, wagera nimugoroba mbere yo kuryama ugakubita akajisho kuri bya bikorwa, ukareba igikorwa uzakoresha, uko uzagikora, uwo muzagikorana, niba hari ukamwibutsa, cyangwa se niba hari nawe ukamwibutsa ibyo azazana, niba hari ibikoresho muzajyana, cyangwa se nawe ugategura ibikoresho uzajyana muri uwo munsi muri icyo gikorwa. Icya kabiri, ukamenya gutegura ibikoresho byawe ukoresha buri icyumweru cyose. Ubwo cyane cyane nk'abakozi bo mu biro murabyumva, ni ugutegura imyenda, inkweto, ibyo uzambara mu cyumweru cyose. Impamvu nziza yo gutegura ibyo bintu ni iki? Uretse no kubahiriza igihe no kugufasha kubahiriza igihe, bigufasha no kumenya imyenda uhitamo bitewe n'ahantu uri bujye, kuko ya gahunda yawe wapanze y'icyumweru ishobora guhinduka, kubera wenda umuyobozi wawe yakubwiye tugomba kujya gukorera aha n'aha, bigutunguye mu gitondo akaguhamagara, cyangwa se muri uwo mugoroba akakubwira tugomba kuzakora iki n'iki, uzajya kuyobora inama aha n'aha, uzajya mu nama iyi n'iyi. Ugomba mbese ugasanga imyenda yose watunganyije urayizi, uzahitamo uwutunganya, ubundi uhite wambara, utagombye kujya kuwutunganya, kuko ikibi cyo kuwutunganya mu gitondo uretse kukwicira igihe, ushobora no kujya kuwutunganya ugasanga noneho nta n'umuriro uhari, cyangwa se ugasanga ntunafuze. Urumva ibyo bintu byose birashoboka. Niyo mpamvu gutegura ibyo bintu byose ku wa gatandatu, cyangwa se niba ku wa gatandatu uri umutive ukabitegura ku cyumweru. Ibyo byose mbese urabishoboye, birashoboka kandi biragufasha. Ikindi, ukabyuka kare. Icyo ni icya kane. Icya kane twavuze cyo kubyuka kare. Kubyuka kare bijyana no kuryama kare. Ni ukuvuga ngo wibuke ko amasaha ya mbere ya 6 z'ijoro niyo masaha meza. Ushobora kuryama kare, washaka rwose nyuma ya 6 z'ijoro ukabyuka, ariko turabizi ko tugomba kuryama hagati y'amasaha 7 n'8. Ayo masaha rero yubahirije kuryama, ariko ufite ibitotsi byiza, ukaryama ugasinzira ku buryo bwiza, udashikagurika, utagira gute, niyo masaha babara. Ni amasaha nyine 8 uryamye, cyangwa se 7 uryamye usinziriye neza, utagize ibitotsi bicikagurika. Icyo gihe nibwo waryamye neza, ni nabwo uzinduka neza, ukabyuka neza,
ukabyuka nta mavunane ntaki bikagufasha cyane, bikagufasha rero no kubahiriza igihe, kubahiriza gahunda yawe, igihe cyawe ukacyubahiriza kandi ukubahiriza n'igihe cy'abandi, n'igihe cy'ibikorwa byawe ukabyubahiriza neza nk'uko wabipanze by'icyumweru cyose. Icyo gihe biragufasha cyane, bikaba n'intangarugero. Niba bakwitaga umuntu utubahiriza igihe, noneho bakakwita wa muntu wubahiriza igihe w'intangarugero mu kubahiriza igihe, ibyo bintu byose mbese ukandika izina mu kubahiriza igihe, kandi mbere wenda waricaga igihe babikuziho, ubu ngubu noneho bakagufata nk'umuntu wubahiriza igihe. Ibyo rero niba uri umugore ukaba wubahiriza igihe, ukaba ubyuka kare, ukaba utica igihe cy'abandi, bizavanaho rya zina ngo umugore yica igihe, umugore azenuka mu byo akora byose, umugore bakamenya ko niba ari umugore ashobora kwica igihe cyangwa se n'umugabo agashobora kwica igihe. Icyo gihe bizava mu mitwe y'abantu, ni uko nguko bizava mu mitwe y'abantu. Turabizi ko abagore bahawe ijambo, turabizi ko muri iki gihe abagore bashoboye, bagaragaza ko bashoboye, turabizi rwose ko bigaragara, ariko ya myumvire ya kera y'amateka y'abagore biracyari mu mitwe y'abantu, yaba abagore yaba abagabo biracyabari mu mitwe. Abagore bamwe bakitinya, abandi bagore bakavuga bati bitegura nk'umugore babwira abagabo bagenzi babo, cyangwa se abagabo bagenzi babo bakabwira abagabo bati witegura nk'umugore. Ugasanga mbese nta cyizere baragirira umugore neza, kandi bazi neza ko umugore ashoboye, bazi ko umugore yahawe ijambo. Ibyo byose ni twebwe abagore tugomba kubivana mu mitwe y'abantu, bitewe n'ibikorwa byacu. Ibikorwa byacu nibyo bizasiba ya myumvire y'abantu mu mitwe yabo ku bagore. Ndizera ko iyi video yagufashije, ndizera ko uraza gusubira inyuma urebe ukuntu nabigishije gukora agenda yanyu y'icyumweru, yewe n'iy'ukwezi, n'iy'umwaka wose wayikora, ariko urebe ukuntu ugomba kuyikora. Niba utabizi ujye uyitegura uyikore neza kandi uyubahirize, kandi wibuke guteraho akajisho nimugoroba urebe igikorwa uzakora ejo ukuntu uzagikora, niba uzagikora ryari, uko uzagikora, mbese nibyo bizaguha kuzinduka, cyangwa se n'ibyo uzagenda witeguye, ibyo ari byo byose. Ni nawe nshoje video y'uyu munsi. Ngenda mupenzi nk'ibisanzwe, coach mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Ndizera ko wayikunze iyi video, niba wayikunze uduhe like kandi uyisharinge kugira ngo ufashe abantu benshi cyane. Hasigaye rero kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.